ni umugore uri ahangaha kuri etaje afite akana gatoya, ikigaragara cyo disi agiye kukajugunya. Ari kuri etaje hejuru arimo aravuga ati wacyana we bikurangiriyeho. Barakwereka ari umumarayika yaje munsi ya etaje aho wa mugore agiye kujugunya akana. Umugore arimo aravuga ati wacyana we bikurangiriyeho, ndakujugunye birakakubayeho, ngiye kwiberaho njyenyine ntuje. Yarakajugunye umumarayika atega amaboko asama kakana ntacyo kabaye. Aribyo mbabwira ngo mwabantu mwe, Imana ikigufiteho umugambi ntaho wajya. Umugore yaravuze ati bye bye, urugendo rwiza, azi ko akarangije akana kishe. Marayika yafashe kakana maze kugatabara kari kagiye kwikubita hasi ngo gapfe, yaragatabaye arangije agashyira ahangaha. Nta gahinja gato ya disi. Barakwereka umugabo wa mugore umaze kujugunya umwana yaratashye, azavugira kuri fone, hari ibikoresho yari aje kureba mu rugo mu kazi bari bamutumye. Wa mumarayika we yahise abura. Umugabo ageze ahangaha agwa mu kantu, atabwira uwo barimo bavugana ati buretse gatoya ndaje muvugishe mu kanya. Umugabo yaguye mu kantu abonye umwana ahangaha areba hirya no hino abura uhamushyize. Yahise aza yirukanka ahita aterura akana kiwe, yahise agaterura ati mwana wanjye humura, ati gusa umuntu wabikoze ibi bintu ninde. Yahamagaye umugore we cyane aramubura, biramucanga. Umugabo yahamagaye umugore we cyane ati sheri, aramubura. Barakwereka umugore disi amaze kujugunya kakana yaraje aravuga ati reka nihamagarire indi mugabo aze nshinyuma umugabo wanjye twikorera ibyacu rwana rudahari sinarukunda. Umugore aranga afashe fone agiye guhamagara, ibyacu ntibyatinze. Barakwereka hari uri kuza, umugabo we yaje yirukanka azanye n'akana. Umudamu ari ahangaha azi ko byose bikemutse, hari ijwi ryamuhamagaye agwa mu kantu kandi yarazi ko umugabo wadahari. Uyu mwana wamusize he? Gute ufata umwana nk'uyu nguyu ukamuta hanze? Kuba hagize ikimukomeretsa. Umugore yatangiye kwijijisha yikoresha utuntu ati rero uno mwana twari turi kumwe, ati gusa ndakwinginze musize hanze ho gatoya gusa naribuze nkahita ngaruka. Numvaga nta bikaze cyane ko no ku gipangu hari hafunze. Ati ariko ufata umwana muto nk'uyu nguyu ukitora ukamuta hanze, ati ujye ufata umwana wacu neza se nyine. Umudamu barangije bamusubije umwana aravuga ati urakoze cyane, nzajya mwitaho cyane, ntabwo nzabyongera. Ati hari igikoresho narije kureba hanga, narije kureba ibitabo bari bantumye ku kazi, reka nze mbirebe vuba kandi ugifata umwana neza. Umugore arangije aravuga ati wacyana ubundi ko nari nakwishe uzusute, ubundi iki cyana ndi kujya kwica bikanga, ubundi ati ariko nta kibazo ndaza kubikurikirana maze kuva ahangaha. Ndabikurikirana maze kuva ahangaha ntabwo wongera kurutoroka noneho. Akiraho umugabo yaragarutse aravuga ati sawa cyane bingiye mu kazi usigarana umwana, ati kandi ujye wita ku mwana rwose, umwana wacu ujye umufata neza ntukamusiga ahantu ha wenyine, tujye umwita. Ati ntari umugabo mwiza ndaza kumukurikirana umwana wacu. Reba ukuntu umudamu ari kwihinduranya kandi turamuzi ubugome bwe. Umugabo yaraje aramuhobera muhakabiza nk'umugore we bisanzwe. Barakwereka wa mumarayika yaraje ahita akora mu ikote ry'umugabo harimo akantu kameze nka badge kariho kontake z'imodoka. Wa mumarayika yagakuyemo arangije ahita abura. Buri kintu uri bureba ahangaha cyose gifite impamvu, hari umupangu uri gutuma ibi byose biri kuba. Umugabo yaravuze ati sawa musigara amahoro, ndaje turasubira, nta kibazo ngiye mu kazi. Umugore arangije kuvuga ati sijye mbonye ugiye. Yaramurebye arimo arenga, aravuga ati renga vuba nkwereka ibyo nkorera kino cyana. Tirenga vuba nkwereka ibyo nkorera kino cyana. Umugore ararunguruka ngo arebe ko umugabo we yarenze, arangije araseka ati buriya rero yibwiye ngo ndamufata neza, reka nze nkwereka ahubwo ibyo ngiye kugakorera. Wa mugore yinjiye mu nzu gutyo, barakwereka haciyeho hariya, barakwereka wa mugore noneho yaje ahangaha afite urukarito runini. Ageze ahangaha aravuga ati noneho ngiye kubisoza, ibintu byanjye ngiye kubikora mu mahoro, nta n'umwe ufite wo kugutabara. Muri ako kanya mumarayika yarahageze, arangije ahita afata cya gikarito, none aragikwega. Umugore nawe arakurura, barwanira igikarito. Uno mugore nawe afite imbaraga, arangije arakimushikuza. Mumarayika yaramwiyeretse, bararebanye, mumarayika arongera arabura. Umudamu biramucanga, ibi ni biki se kandi reka nizere ko nta bihari, nta kintu ndi kubona. Umudamu agiye kwiruka ngahita apfubirana n'umugabo we kandi aravuga ati wese ugiye he kandi ko narizi ko wagiye mu kazi. Ahubwo se wowe icyo gikarito bite byacyo? Ati iki gikarito rero ati nari imyanda nari ngiye kujugunya. Ati nta kibazo. Wa mumarayika muri ako kanya yaragarutse amusubizamo ya kontake, aravuga ati nta kibazo rwose, nta kibazo kibirimo. Umugore we yamubajije ko impamvu agarutse kandi yari yagiye. Ati ngiye narinje kureba kontake ahangaha yanjye sanze nayibagiwe, nakoze mu mufuka ndayibagirwa n'ubu ureba ntayirimo, akozemo kandi arayumva. Yampaye
umugabo byaramucanze ati gezemo gute se kandi? Umugore reba ikijisho ahise amureba ati none se singiyo? Ati kontaki wowe wari uyifite none ngugarutse kureba kontaki, ahubwo vuga ikindi wari wibagiwe. Umugabo byaramucanze kandi koko ntayo yari afite turabizi. Arangije aravuga ati ntari bizana nkikujyanire ngende ndabikujugunyira kure. Umudamu arangije aravuga ati hoya reka sinakuvunisha, wowe ugendere nta kibazo ndabyimenyera, we jya mu kazi kandi ugira akazi keza. Umugabo arangije arigendera avuga ati sawa ntaribi usigare neza nawe. Umudamu arangije biramucanga, arangije atereka hasi cya gikarito. Yateretse hasi cya gikarito n'umujinya mwinshi ahita afunguramo cya gikarito ngo arebe, yo harimo ka kana disi yaragiye kongera kukajugunya. Niko yaragiye kujugunya mu myanda mw'abantu mwe mu ndebere. Umudamu yahise aterura ka kana gakuramo, amaze kugakuramo aravuga ati ubundi iki cyana ndi kujya kwica bakagoboka hakama bagitabara, ubundi iki cyana ni nyabaki? Arangije arebye mu ijosi abona ka kana gafite ishapure cyangwa niki kiri kubitera. Ati buretse ndaje nkwigira imitwe sha, ati buretse ndaje nkwereka ibyo nkukorera niba ari iyi ngiri kubikora. Ati ngiye kugupangira umupangu noneho simusiga, ngiye kugupangira umupangu uri buhite ukurangiza nta numwe ugutabaye. Wa mugore yahise asubira mu rugo, yagarutse nuko yagarutse mu rugo. Arangije barakwereka haciyeho akanya hari ibyo yazanye ahangaha. Arangije abyambara mu ijosi aravuga ati uyu mumarayika ugutabara reka nze nkwereka ibyo mukorera. Hari ibifu yazanye, arangiza azavugiraho amagambo abinyabagiza ahantu mu muryango, bisobanuye ngo inofu ahantu yayinyabagije mumarayika ntago ashobora kuhatambuka. Yamaze kuyinyabagizaho yose, ubwo agiye kubikora wenyine nta wundi muntu wakwinjira mu nzu. Wa mumarayika watabaraga kano kana ntago ari bubone uko yinjira mw'abantu mwe. Reka turebe ariko Imana yikorera ibyayo nta wamenya uko biri kose. Wabona uno mwana atabaye, wabona atabawe, nimukurikire filime turebe twese, ntago turabisobanukirwa. Uko tugenda twireba turyoherwa niko tugenda tumenya iherezo ryayo. Barakwereka wa mudamu yaje ahangaha asanga aka kana karyamye, arakabwira ati yo nagiye kuguta kenshi bikanga, uno munsi bikurangiriyeho. Muri ako kanya wa mumarayika yageze ku muryango. Arangije ageze ku muryango agiye kwinjira ngo ajye gutabara biranga. Wa mudamu hari ibintu yashyize mu muryango yatambitsemo by'amafu n'ibindi yavugiyeho twabibonye. Mumarayika yakwinjira bikanga, kana n'inzira karengane ni gato cyane. Uyu mudamu nta kindi yakoze, yahise agakuramo na ya shapure. Amaze kugakuramo ya shapure yaragateruye aragafata agenda avuga ati bikurangiriyeho iby'uno munsi nturicika, iry'uno munsi nturicika. Mumarayika byamwangiye kwinjira mu nzu, imbaraga ze nawe ntago ziri gukora neza ubu. Arangije nta kindi yakoze, mumarayika yagumye kureba ngo biramucanga. Barakwereka wa mudamu yagarutse kuri etage noneho, handi yamye ashaka kukajugunya. Noneho sinzi niba iry'uno munsi kari buriro koke. Aka kana gusa twabonye gatabarwa inshuro nyinshi kagiye kujugunwa. Yaje avuga ati noneho bikurangiriyeho, tireka mbanze njugunye ino shapure. Mumarayika nawe imbaraga ze ntago ziri gukora, byanze. Umudamu yafashe ishapure ati we banze ugende mbere y'aka kana, nako karahagusanga. Yajugunye ishapure bwa mbere, asigara aseka cyane amwenyura cyane. Umudamu yarasetse cyane, mumarayika nawe byamwangiye. Nta kindi yakoze, mumarayika byaramucanze. Hari amagambo yavuze, arangije ahita yishakamo imbaraga zituma abura, ahita abura. Barakwereka umugabo arimo agenda nawe yigiriye mu kazi bisanzwe. Mumarayika yahise aza amwitambika imbere ahita amuhagarika. Umugabo yagiye gukanura abona imbere yiwe hari umuntu agiye gukora impanuka. Mumarayika yahise ahagarika imodoka arayifunga arayihagarika. Umugabo arikanga, uno muntu afite imbaraga zingana gutya. Mumarayika yahise avuga ati sohoka mu modoka ujye gutabara vuba vuba. Umugabo biramucanze ati ibyo uri kuvuga ni ibiki se ahubwo wowe urinde? Umugabo byaramucanze ati wowe uri kuvumbwira ibyo ngibyo urinde njye gutabara nde? Mumarayika yarekuye ku modoka, imodoka yahise ihagarara. Ati umwana wawe ari mu byago. Mumarayika yitabura. Amaze kubura nta kintu umugabo yakoze, yasohotse mu modoka nawe araza ngo arebe umuntu wari umuhagaritse. Yaje kureba hose buse nabamugonze cyangwa. Umugabo byaramucanze arimo aribaza niba amugonze cyangwa aburiye hehe. Mumarayika yarongera aramwiyereka ahandi hakurya, aramuhamagara mu izina. Yaramuhamagaye, umugabo arikanga, ariko uwo muntu uri kungendaho ninde? Umugabo arebye hakurya hari uwo yahabonye. Ati wowe urinde se kandi wamye umvugisha? Ati umwana wawe ari mu byago,
umugabo biramucanga, umwana wanjye siko namusiganye na madamu bite? Umwana wawe mu byago jya gutabara umwana wawe wa mugabo we. Umwana wanjye ari kumwe na madamu ariko ni muzima nibwo nyava afite amahoro. Umumarayika arongera aramubwira ati genda utabare. Muri ako kanya yarabuze, gusa message arayitanze, ubutumwa yashakaga gutanga arabutanze. Umugabo nawe yatangiye kugira ubwoba, aribaza ariko uyu muntu ibintu ari kumbwira, tireka nkate subireyo njye mu rugo njye kureba, tireka njye kureba rwose wasanga ibyo ari kumbwira ari byo. Umugabo yahise yirukanka n'igihunga cyinshi ahita asubira mu modoka. Yahise asubira mu modoka igitaraganya ngo ajye kureba ibibaye ibintu umumarayika ari kumubwira. Nkomeza no kubabwira ngo abantu mutarakora subscribe ni muyikore kuko ubufasha bwanyu turabukeneye. Nimukore subscribe, mukande like, mwandike no muri comment, byaba byiza munasharinze. Nimwandike muri comment ariko mutubwire uko mwayibonye. Umugabo yahise akata imodoka yihuse ngo asubire inyuma ajye kureba byo umumarayika ari kumubwira niba ari byo. Umugabo yarayikase ahita asubirayo mwabantu mwe. Sinzi niba atari busange ka kana disi birangiye, gusa kubera Imana buri umunsi wawe utaragera ntaho wajya. Umunsi wawe utaragera ntaho wajya. Batugaruye hangaha wa mudamu arimo araseka cyane, yaherereye mu magambo abwira kana amagambo mabi n'ubundi amagambo katanumva cyane ko kataramenya no kuvuga no kumva. Agiye kumujugunya umugabo yahise hagira uwo munota ari kumwe na polisi ati madamu ibyo uri gukora ni ibiki? Aturamenya utampuburira umwana hasi. Umupolisi yahise amusiga aho ngaho. Umudamu arangije aravuga ati byagucitse, igihe cyagucitse byarangiye nta gusubira inyuma, ngomba kubisoza ibyo napanze ubu byakurangiriyeho, ati uri kwiruhiriza ubusa. Umugabo yazunguje umutwe aravuga ati hoya hoya utabinkorera utantera umwana wanjye hasi. Umudamu aravuga ati byarangiye byakubayeho nyine byarangiye watinze. Umugabo we yakomeje kumurangaza, polisi inyuma ihita imugira ati madamu uri mu biki? Ati ibyo uri gukora urabizi ko bihanirwa n'amategeko. Ahita avuga ati subira inyuma cyanjugunye no mwana. Barakwereka wa mumarayika arongeye aragaruka atega amaboko. Umudamu yahise avuga ati n'udasubiye inyuma ndamujugunya, ahita namujugunya. Akana karaje nanone gatabarwa na wa mumarayika. Umugabo arebye neza yarazi ko gapfuye birangiye, biramucanga. Uyu polisi yahise avuga nawe ati zana tugende ujye guhanwa, ukora ibyanka biriya nta soni ufite. Umukobwa yahise bamufata baramusohokana. Umugabo yitegereje neza abona umwana waracyari muzima, wa mumarayika yagarutse yahise amumuhereza. Mumarayika yakoze inshingano ziwe ahita yongera arabura. Barakwereka nuko basohokanye umudamu w'umugome kubi. Polisi nuko zamusohokanye baramuzana hangaha. Arangije aravuga ati mbabarira, ati mbabarira rwose ntago bizongera rwose ndakwinginze mbabarira. Umugabo arangije aravuga ati nta mbabazi zindi nakaguhaye, nta na zimwe naguha ubu ngubu we nta bumuntu ufite, niba kujyana bagukatira urugukwiye. Kandi koko nawe wabimwifuriza ko bamukatira bakakana k'inzira karengane koko yakazizaga iki? Nk'abantu bakora ubugome nka buriya bashaka kujugunya abana, namwe mwumvireho ntimugakora ibintu nk'ibi, ni bibi cyane. Umwana uba waramubyaye umushaka. Umugabo arangije aravuga ati ubu koko nagushakiye iki wa mudamu we? Ubu nakana kandi koko wari urimo ushaka kukicira ari wowe wagakwiye gukarukura, ni wowe washakaga kukica kweri. Arangije aravuga ati mwana wanjye uraza kumera neza ndi kumwe nawe, kandi ndabizi kuba mama wadahari ndabizi turaza kubibanamo neza. Uwagutabaye n'ubundi azagumya kube hafi, ndabizi tuzabana neza nta kibazo. Arangije aragasoma, n'akana gato k'inzira karengane disi karangije gafata ya shapure nta kintu kazi k'iyisi. Arangije aravuga ati humura biraza kumera neza. Ari nuko filimi yasozera. Ciao ciao, turabakunda cyane.